Uyu mubyeyi yafashe ibiryo arangije arabiroga ashaka kwica abana be, barangira koko bapfuye, ariko nawe ntabwo yasigaye kubera ko nawe yabiriyeho. Ni agahinda gakomeye cyane, ni inkuru iteye ubwoba iri kugarukaho n'abantu bagiye batandukanye, aho umubyeyi witwa Monica, ngira ngo urabireba ko mu by'ukuri yari akiri mutoya. Nimba uri kureba kuri iyo sikirini yawe, biragaragara ko yari ari mu myaka hagati ya 25 ndetse na 30, n'abana be ureba ko nabo bakiri batoya mu by'ukuri. Umwe wenda ashobora kuba afite nk'imyaka nk'icumi, undi afite nk'irindwi gutyo. Uyu mubyeyi rero biravuga ko ari we wagize uruhare mu kwihekura cyangwa se kwambura ubuzima abana be, ariko nawe ntabwo yasigaye kubera ko amakuru aravuga ko nawe yaje kuhasiga ubuzima ubwo yagiraga gutya agafata icyemezo cyo kubica abahereye mu biryo, ariko nawe akabiryaho bikaza kurangira bose bagendeye rimwe. Ni inkuru tugiye kugenda tugarukaho muri rusange, gusa ni umugore witwa Monica. Uyu mugore mu by'ukuri yari yarashatse, birumvikana kubera ko ntabwo aba bana yababyaye ari wenyine, ariko ku bw'amahirwe makeya ntabwo yakomeje kubana n'umugabo we. Muri uko kutabana n'umugabo we rero kandi barabyaranye abana bagera kuri 2, ntabwo ubuzima bwe bwigeze bugenda neza. Birumvikana ababyeyi murabizi cyane kuko kurera nyine ntabwo ari umurimo woroshye. Kurera ni umurimo uba ukomeye cyane, usaba urukundo, usaba ubumuntu, usaba ubwitange. Kurera nyine ntabwo ari ibintu mu by'ukuri umuntu yavuga ko byoroshye, ariko kandi nanone nyine iyo umubyeyi abyaye, mu nshingano z'umubyeyi aba agomba kurera uwo yabyaye. Mu by'ukuri rero uyu Monica nyuma y'uko abyaye aba bana bagera kuri 2, urabona ko ari abahungu, ndetse mu by'ukuri bari bageze ahantu hashimishije. Burya umubyeyi iyo yabyaye umwana akabona umwana atangiye gukambakamba, banza umwana atangira kwicara, akabona umwana atangiye kwiga kwicara, ejo agatangira gukambakamba, ejo agatangira kujya ahagurukiye ku kintu, ejo ugatangira kumufata ukuboko agatangira gushingura gake gake, ejo umwana ukabona ko yatangiye kwigenza, agatangira kuvuga ibintu byose, ukabona ko mu by'ukuri ari wa mwana nyine utuma ikintu akakikuzanira, ukaba wamutuma kuvoma, wamutuma ikintu akuzanira mu nzu. Mu by'ukuri umwana aba ageze ahantu hashimishije, aba ageze ahantu hashimishije cyane ko murabizi, rega buriya umubyeyi yitwa umubyeyi nyine kuko yabyaye, yitwa umubyeyi kuko afite abana. kandi burya nimba ari ikigeragezo kibaho gikomera kibabaza cyane ni ukubura urubyaro. Mbonereho no gusabira abantu rwose babuze urubyaro ngo Imana irubahe, nubwo abarubonye bari kugenda biteye ubwoba cyane. Ibaze kuba hari ababyeyi babuze urubyaro, wowe ukarubona warangiza ukarwambura ubuzima. Umwana ni umuziranenge, umwana nta cyaha aba yarakoze. Hari igihe usanga nyine ibibazo biri hagati y'abashakanye bigira ingaruka ku rubyaro. Use nk'aba bana, umwana afite uburenganzira bwe bwuzuye bwo kubaho. Ntabwo umwana mu by'ukuri aba agomba kwirengera amakosa y'ababyeyi be. Ariko uzi kugira ngo habe hari umubyeyi uri aho ngaho amaze imyaka 5, 6, 10 yarabuze urubyaro, ajye kumva yumve runaka wababonye akagira uwo mugisha wo kubona urubyaro, yumve ngo yabambuye ubuzima. Ni ibintu biba bibabaje cyane mu by'ukuri, ni ibintu biba biteye agahinda, kuko urubyaro nyine rutuma umuntu agira agaciro, akitwa umubyeyi. Rimwe na rimwe usanga umuntu wabuze urubyaro mu muryango nta gaciro rimwe na rimwe bamuha, bijyanye n'umuryango runaka. Simvuze ko bibaho mu miryango yose, ariko ahanini uba usanga
hari igihe mu muryango aba adahabwa agaciro, bavuga bati yaje guca umuryango, dore wa mugore w'ingumba uzi kubura urubyaro, ahantu hose utambutse bakuryanirana inzara, bati dore ya ngumba irahise. Nyine bavuga bakoresha amagambo atari meza, imvugo zisesereza, ya ngumba ngiyi irahise, dore wa mugore burase kibyibuhiye iki, ni ukukibona kibyibushye gusa ariko nta kana. Baba bavuga amagambo asesereza, amagambo akomeretsa umuntu. Rimwe na rimwe usanga umuntu abuze urubyaro abaho mu buzima bwo kwigunga, atisanzuye, atajya aho abandi babyeyi bari, bijyanye no kuba nyine adafite uruvugiro. Ariko iyo umuntu ageze gutya akibaruka akabona umwana, aba afite ijambo, aba afite icyo kuvuga, agakikira, agashyira umugongo, agaheka, akosa. Ariko iyo umuntu yumvise ngo umuntu yagize gutya yambura ubuzima umwana yibyariye, noneho waramwibyariye ukamutwita amezi 9 ukamugira ku bise, biba biteye ubwoba cyane. Uyu mugore Monica yagize uruhare mu kwambura abana be ubuzima, abaroze, abashyize uburozi mu biryo nawe aryaho. Aravuga ati n'ubundi ntaho naba nsigaye, ntacyo naba nsigariye, reka njyane nabo. Aroga abana be ariko nawe apfana nabo. Ubu se mu by'ukuri wambwira ngo yahimaga nde? Ntabwo donc umugabo we ntabwo babanye neza kugeza ubwo umugabo amutaye akigendera, asigara rero abarira wenyine. Bivuze ngo uko biri kose yaravunitse, nyine yagerageje gukora buri kimwe cyose kugira ngo abarere bagire aho bari bageze, kandi urabibona ko nyine bari bageze mu myaka ishimishije. Urareba ko umwe uko biri kose ari mu kigero cy'7, undi mu myaka nk'icumi gutyo, 11, 12. Urabona ko nyine ari abana b'abahungu bari bageze ahantu hameze neza. Ariko bishoboka ko uyu mugore Monica yaba yaragize wenda ikibazo kiri mentale, cyangwa se yaragize stressed, yarabaye stressed cyane ku buryo kuko ntago hatinyuka gukora ibintu nk'ibi udafite stress yakurenze, udafite kwica abana bawe babiri noneho ubaroze. Ariko ndagira ngo use nk'utekereza kubona imirambo 3 mu rugo rumwe, urebe abana 2 na mama wabo bishwe n'uburozi, mama wabo yabigizemo uruhare, ndebera kwinjira muri urwo rugo bimeze bityo. Ubwo papa wabo wenda sinzi ngo cyari cyaratumye wenda akagenda, ariko ahari nawe ntekereza ko atari ibintu byamushimishije, nubwo yari yarabataye akagenda, ataraza uburere bwabo, ariko nabe ni amaraso ye, n'agahinda gakomeye mu by'ukuri, aho ababyeyi basigaye bagira gutya bakikora mu nda. Ibi babyita kwikora mu nda cyangwa se kwihekura, nubwo yikoze mu nda ariko nawe bikarangira ajyanye nabo. Yaravuze ati nabasigaye hehe, abantu babifata ngo ikinisha abana banjye ngewe ngasigara. Agira gutya nawe aravuga ati reka ngendane nabo, ntabwo nasigara ndi jyenyine. Ngayo nguko uburyo uyu mugore yagize gutya akambura abana be ubuzima, ariko kandi nawe ntasigare akajyana nabo. N'agahinda gakomeye cyane, n'umubabaro mwinshi. Ibi byabereye hano mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cya Kenya, kwa ntabwo ari kure cyane. Muri Kenya murabizi bifiteho abanyarwanda babayo hariya benshi cyane. Rero ibi byabereye muri Kenya, uyu mubyeyi ni uwahariya muri Kenya, ariko kandi yari umugore wari waragerageje gukora buri kimwe cyose kugira ngo yiteze imbere, kubera ko yari afite yacuruzaga ibintu bijyanye n'imisatsi, ibintu bijyanye nyine no kongera ubwiza bw'abagore. Murabizi ibintu bya makeup abagore bakoresha bisiga nyine za makeup kugira ngo bongera ubwiza, ngira ngo niba ariko babyita simbizi, ariko nyine acuruzaga ibintu bijyanye nyine n'imisatsi abagore bashyira ku mutwe, ibintu bijyanye no kongera ubwiza bw'abagore. Ngayo nguko rero
ubwo nta kundi, ariko nyine ndabizi ko uyu muntu yiyahuye aba ateye agahinda abasigaye, ariko kandi nanone kwiyahura sinzi ko umuntu yabona ubugingo, kuko burya iyo umuntu yiyahuye noneho yakoze n'icyaha cyo kwica, wenda abana bo ni abaziranenge, abana bo nta ruhare bagize mu byababayeho, ariko nk'uyu mama wabo wagize uruhare agakora icyaha gikomeye cyo kwica abana, yarangiza nawe akiyahura kuko yiyahuye. Wenda abana bo bariye ibiryo batazi ko biroze, ariko mama wabo wabikoze yabikoze abizi neza ko ibiryo biroze, ariyahura amaze gukora icyaha cyo kwica. Doko asa nk'aho yakoze ibyaha bigera kuri 2, yisha abana nawe ariyica, ariyahura, yiyambura ubuzima. Ni ibintu biteye ubwoba cyane mu by'ukuri. Ngayo nguko rero, reka nsoreze hano, ariko kandi nanone nihanganisha n'abandi bose badukurikiranye bagize ibyago, mvuge ngo Imana ibahe gukomera kandi bagire kwihangana, hanyuma n'abarwaye nabo Imana ibahe gukira, n'abafite ibindi bibazo bitandukanye nabo tubabwire kwihangana, imfubyi n'abapfakazi, abashonje, abakene, babuze imibereho itameze neza, abo bose reka mbabwire ngo bagire kwihangana. Nubwo uyu munsi bitameze neza, birashoboka ko uyu munsi waba uri kurira ariko ejo ukaba uri kuririmba. Reka ngusabe ukore subscribe kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro bijye bibasha kukugereraho igihe nta kibazo na kimwe. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibihe byiza, duhurire mu nkuru zacu zikurikira.